hari amasakoshi, bibiliya mba nyiryamanye ku mutwe njye ntabwo njya mbura bibiliya. Wabonye igitanda? Aha ni mu cyumba cyanjye. Wabibonye ko ari mu cyumba? Yego. Okay, none reka nsohoke. Mu cyumba hashyize n'intebe. Hari intebe nyine ndiraho n'ameza. Mba ngomba kurya ndi kureba hariya ku buriri ariko numva meze. Nujya ushirayo. None ubu twagiye, ubu ndasohotse mu cyumba. Wabibonye ko nsohotse? Mu cyumba cyanjye wabonye ko hasa pink hose? Aha, nabibonye ngo waguze amatara ari kudutwika pink huzuye. Dore amazi, niyo mpamvu ngira amazi menshi. Dore jibu ntabwo igitanda n'igitanda cyane. Dore ahantu nogera wabonye tuwarete na dushe na jacuzzi. Aha ni muri dushe n'iwanjye niho nkarabira. Urabona ko ari imbere y'icyumba cyanjye. Aha ngaha niho mbika inkweto, ni muri korodori. Uze dukore visit kwa Jessica Bashu abatari bahari. Wabonye hariya ni muri tuwarete, aha niho ndara. Aha ngaha ubu ngiye mu kabari, ubu nagiye. Ufite korodoro yawe iri hagati ya wenyine. Dore ubu ninjiye muri club. Naho hashyize amatara y'ubururu. Nguramo amatara y'ubururu, ngura n'amaradiyo. Dore radiyo naguze. Ego kuko mbona ari kinini. Ni kinini byatari. Dore gifurati. Ubwo ni ukuvuga ngo abakiriya baba bicaye hano muri izi ntebe, uri kubibona? Abandi bicaye muri ziriya za ruguru bari kureba imiziki. Abo kuri kontwari bari hano na hano, umuntu ari gucuruzamo aramo imbere. Ubu dore aha ni mu kabari, mwabibonye. Ubu ngiye muri botike. Uri kubona ko mvuye mu cyumba hariya nkahinguka mu kabari, mwabibonye? Ubu ngiye muri botike. Usiko hari abantu bamaze imyaka hano bataragira n'ikintu na kimwe, batarabasha no kugura amazi yo gucuruza. Dore aha ni muri stoke, niho mbika amakazi yarimo amacupa. Wabibonye? Dore tuwarete y'abakiriya bo mu kabari. Iyo nashaka ko bajya hanze bajya muri iyi ngiyi, mwabibonye? Abakiriya bawe ni n'ababosi bajya muri tuwarete. Dore botike nayo rero iri mu nzu, wayibonye? None ubibahera mu idirishya ibintu bakeneye. Bibahera mu idirishya. Dore umwana ari gucuruza. Umwana wanjye, imfura yanjye. Dore mwabonye? Dore botike, iyi botike muribuka ndi kuyisengera? Dore nazanye udukinisho tw'abana, amamodoka, abashaka kwiyogosha namwe. Dore gerete zirahari. Dufite amandazi, dufite amakeke, dufite amagi, dufite imigati itandukanye mu bwoko butandukanye. Wabibonye? Envelope zo gupfunyikamo umuceri. Dore dufite amabaro y'abana. Dore dufite firigo dushyiramo ibintu bikonje. Dore mfite amabiswi y'abana, mfite amaroyiko, mfite amabotike yuzuye. Mfite isabune bayita gute? Papayi. Ako gasabune kaba keza ku bakobwa cyane cyane bakunda. Dore n'amaji. Dore ibigope n'amanodozi n'ibiki. Botike yuzuye. Niwongera ukamena rimwe nzahita yuzura burundu. Mpamvu utazigera utera imbere uzahora uvuga ati naburaye mu 10,000 by'ibirayi maze igihe narya kubera gusenga abadayimoni babaye benshi sinyifata ifaranga. Impamvu utarifata, ugize imyaka 40 uza ugataka ngo urashonje, hanyuma nugira imyaka 60 ninde muntu uzaba ukikugirira impuhwe ko nta n'umuntu uzaba ukunyweraho amazi sibyo uwo mwana wawe wabyaye ko ari wowe wenyine uzaba ugukunda ukwitayeho. Twigire mu makoyini tubyibere. Nimba umukobwa ari kwiteza imbere ukavuga ngo ntacyo azageraho, ndagira ngo umenyeshe ko mfite botike sinagiye no kuyongera. Wicare wige mutapinge. Twitapingire twigire mu makoyini guys. Ngabire we. Abakiriya bashaka kunywa amafege dore nabazaniye intebe bicara muri izo hanze. Dore mfite n'ibitoki. Umunzani.
dufite hano ikiro ni 500, ahangaha ikiro ni 700. Urabona ko ari urutoki runini cyane. Mujye guhahira Jessica abantu dore n'ibirayi, mfite amabombo, ibintu byose muze mu mahire, mfite n'ibipapa by'abana. Niki nazabazanira muri Musanze? Niba hatarimo n'amabotike menshi muri iyo karitsiye tayari wamaze gufatisha karitsiye. Mumbwire ikintu nazabazanira kabisa. Mumbwire. Oya nuranye n'amabotike 7 twegeranye. Ariko bose n'abaturage ngenda ngura ibintu byo muri Simba bya VIP ntago bo bapfa kubibona. N'akabari. Ubu nsubiye mu cyumba cyanjye rero. Naberetse Simba aho Imana igeze ikora kabisa. Umva nashinze Imana. Jessica mbwira ikintu nashinze Imana yaramvanye mu kabari ndi umumansuzi. Ikabima yakabari kama boti. Mwese munyandikira hasi ngo congratulations Jessica. Ikama n'amaroje ahubwo nabyo bishireho. Nako mwandike congratulations Jessica Lopez batagira ngo ningiye muri gwa congratulations. Ba Jessica babiri. Ndabeshya Jessica ubu washinze iki Imana sheri? Kana na kimwe pe. None urumva ningira n'amahirwe sinakankubita zira boro itureba wa live nazaba nkora. Umva harahita hashya dagapfa. Jessica bayi muki? Mutapinga. Aibo. Dore ni uki uswari kutaramara n'umwaka hano kuri TikTok dore ibintu umaze kugeraho. Igare wala. Reba ibintu byose umaze kugeraho. Congratulations for me Lopez. Ahubwo nk'aba ex bangiye mwanaye muzi ngo ndi ikigoryi wasizigera mbo mu kire wanditse hano munsi ngo ahubwo ni ngubwe uje wizira hano buri gihe utahana amacoin ya birafasha kuko ahantu ugeze birashimishije. Uyu muntu yitwa Ndem ubivuze muri comment yitwa Dilema. Umva abanzi banjye ni mwihangane Uwiteka arabikoze ntabwo nzongera kuburara. Bari kwandika ngo congratulations Lopez. Nase Jessica ubu simfite ibitoki n'ibirayi n'imiceri n'ibiki byose ubu umuntu yazashonje simugaburi. Ntabwo byashoboka sheri kereka nibagiwe Imana yankuye. Abantu ba mbere nishimiye bageze kuri izi platform bava akazibyaza umusaruro. Umuntu bita MC Good Garu nawe n'umuntu bita Gashumba nanigiye muri ahamara ariko ibikorwa biri kubaho hano ibintu TikTok iri kudukorera ntago bibaho kabisa. Ibaze ko ngiye mu cyumweru kimwe ndabikuza nkahita njya kurangura direct kandi ibyo ndanguye iyo byungutse ndangura ibindi. Ubu turi muri gahunda yo gushaka amafaranga mani nta bintu byinshi. None se reka nkubwire mu myaka 5 iri imbere ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame arimo aradutoza kwiteza imbere tukigira nk'abanyarwandakazi. Ejo nejo bundi kuzajya ujya gusaba akazi bakakubaza ngo ukora iki uzajya uvuga ko nta kintu ukora umuntu w'umukobwa ufite imyaka 35 nta soni ufite uzajya uvuga ngo nta kazi ugira ubu igihugu cy'u Rwanda ubwo igihugu cy'u Rwanda barakimariye iki utabasha byonyine no kuba wakishyura imisoro y'igihugu. Ahubwo igaye wikubita incyaho wicaye mu ntebe ihangira umurimo rega na baje wazicuruza. Ariko Jessica uzi ko ari abantu ejo bari kuvugira ahantu kuri live ngo abantu bose b'igisenyi bari kugufana ngaho aho uciye hose n'umwana n'umukecuru ngo bari kugufana byatari n'umuntu wabivuze kwa Simba Kunda. Uzi impamvu se bari kumfana nuko babona nari ikigoryi sheri ntago ndi ikigoryi. Jessica wakemera ko ari amandazi nari amakeke ari njye ubyikorera se nguki amanuze yo ndabizi amacapati amandazi n'amakeke ninjye ubyikorera imigati niyo ndangura gusa kandi ubu ngiye kuzandangura ya migati muri hano kuri TikTok hari abantu mubona mukajya uyu muntu ngo ni Jessica nababwiye kuva kera kaza ubwenge yarabanje yegereza famiye ye kwanza Jessica yaratowe ibintu byose Imana yakugiriye neza uzabimenye mu bwenge kandi unasenga uzagera ku birenze ibyo ngibyo. Thank you Bishu. Thank you so much. Nase wagize ngo ari amafaranga munyoherereze yo ndi nko gusaba byanshobeye wagize ngo ibyo nyasabiye mitambikora direct byose ubundi nagize namara kubikora nkicara nkahita mfata akabyeri nkicara mu gitanda cyanjye nkakanywa ndi kuvuga ati kuri kamera barahita bakwemeza
ntago nongera mwicara ndi kuvuga ati Miss Lopez nubwo najya i Kigali ntago Serena azabura icyo kurya ndagisize na business ntibazabura amafaranga y'umuriro ntibazabura amafaranga y'amazi wavugaga ngo umwana ararwaye wamuhaye umuti se bamuguriye umuti namujyanye muri prive bamuhaye imiti ubu yaryamye yayinyweye yamusinjirije hariyo ni sawa sureba na gutyo ufite abo bana uzi imigisha igiye kubaho ngaho se kizakurenga umwana ni umugisha kandi buri mwana wese avukana isahani ye ubu noneho bari kurwarira rimwe bose ku murongo biri kunira stress ibintu ntarimenyereye mu buzima nyine bizageraho kuko uri umuntu ubaha amakeke ubaha amabombo ubaha bitweretse se kandi ibintu by'amasukari ku bana bya buri kanya ibintu byose urabibaha n'amabiswi n'ibiki so rero niyo mpamvu ariko bizagenda bigira mu gihe ariko uwo mwana ari kunywa iyo miti ntumuhe ibintu birimo amasukari ngo amaji kuko iyo miti niba ariyo mu nda nago yakwica inzoka iyo umuhaye ibisukari n'ubundi birongera bikagenda bigakuza no mu nda n'ibindi bamutekera amata oya amata nayo ku miti ya manuze ntabwo ari myiza igikoma irindazi biba bihagije ku mwana urwaye gutyo so bakamwitaho ibiryo igitoki nta kibazo ibirayi umuceri bakaba baretse kumuha ibintu birimo ibisukari byinshi noneho yamara gukiruka akongera akabinywa nta kibazo natwe twese turwaza abana kandi abana kenshi barwara mu nda cyangwa bakarwara amibe cyangwa bakarwara infection zo mu maraso nicyo kintu abana bakunda kurwara kandi byose bituruka kunuze ku bintu by'amasukari kacitse imbaraga ahantu hose umubiri wose ibintu by'amasukari nyine erega Jessica ibintu byose ngezeho reka nkubwize ukuri sibyo ibintu byose ngezeho ndabikesha Godfather uwo ni uwa mbere uwa kabiri ni Lilira Miracle sibyo babigizemo uruhare uwa gatatu ni wowe Jessica Boss Lady uwa kane ni Keza Turiske uwa gatanu ni Gigi uwa gatandatu ni Gashumba uwa karindwi ni Bijou ibi byose mwabigizemo uruhare Gashumba nawe ndamushimira pe ukuntu yagaruye ari amazi urabyibuka kuntu inda yari itangiye kuvuga ngo nta n'amazi agira muri toilette niko se Mubaraka w'amaso we y'umurari ngwino nkwereka amazi wikongera se kandi si wihannye kandi tujye kuguha ntuzavuze ngo iki Godfather oya nyine si yagiye akavuga ngo nta mazi ngera muri toilette yarabivuze nk'umuntu w'umugabo wo kugira ngo wishyure wasaba mama amazi ahubwo yagiye kuvuga ko nta mazi ngira ndakuvumye ntuzigere ubona umugore mu buzima bwawe yari kuza akakubwira ati ahubwo reka tujye kwishyura amazi kuyishyura ahubwo yarirwaga ambwira ngo telefone zapfuye ngo nta nkweto afite ngo amabogisa yashize mbabarira mana ubu ngubu reba Jessica ubu nsigaye nicara mu nzu irimo udufaranga wabibonye mba mfite amanote urumva kuri mobile money aba ari amafaranga kubera iki mfite boyfriend w'umukire ufite akazi keza uwo musheri wanjye najya nsaba amafaranga mani niyo muhaye amafaranga arayanga nimba batinya ko nigishwana nzabivuga umugabo ntabwo usaba ahubwo araguha aramakanzana ikintu keretse wenda agize nk'ikibazo kuko uzi ko agufasha nawe ukamufasha kandi ambwira ngo nta nubwo nafungura araseze inkweto ze ni umukire kundusha ubundi abantu mutapige ubu nsigaye nkundana n'ingagari ziri mu rwego rwanjye ubuhungu bw'ingegera bwirirwa bunsaba ngo wamahiye ngo ndaburaye ipfuka kubitwe n'inkuba na nyoko wakubyaye yarakwanze ni njyewe ugiye kukugaburira ibihumbi ijana ndabona utazabigeraho wowe ibyo bihumbi ijana bari kukubwira nzabigeraho ntabwo ntase hari ubwo nukanye kuba mvuze ngo ntabwo tukanye nyine wari wibagiwe ubu tugiye kujya muri sisiteme ntabwo nukanye nashiduka nacitswe ugira umujinya uzamuka oya uramyutinga se kandi abantu bose bicaye ahangaha ariko namwe bo muri ntuza